Gentlemen, this is the people again, love and so much. Nagutinda ejo bundi nari ndi ahantu numva umuntu ari kuvuga ati ugafata byaratugoye, ngo ibintu byari bigoranye cyane, ngo kugira ngo uzagafate byari ibintu bigoranye mu buryo bwose wakoresha utabasha ukuntu wabigeraho. Mu by'ukuri nta muri amamiliyoni afite n'amamodoka afite, nkavuga ati uyu muntu manza nabeshya, gusa nawe yaravunitse ra. Fata imyaka umaze ukiri ku isi ukaba ariko nta kintu uragerwaho, nta kintu kiza urakora, nta bintu bihambaye urakora ku buryo buri muntu wese yakugenderaho. Ibaze nawe yanza ahubwo ati ngo ugafata byaramugoye. Ibaze imyaka umaze, ubu njye ndimo ndakabakaba muri 20 n'ingahe. Ibaze, ariko ndabona nta kintu ndageraho, ndacyari down. Ariko undi yangiza akavuga ati ugafata byaramugoye. Asubu nzagafata ningira imyaka 30 n'ingahe cyangwa 40, ariko umunsi nagafashe, ukarekura bizagorana, nta kugata hasi cyangwa se ngo mvuge ngo kare kancitse. Reka nzagafatisha yombi njye nagafumbata ngafate neza. Umunsi nagafashe ariko kirukankana nzi ikintu kari kundoshye. Kora subscribe nyamuneka ukore na follow ubundi twimanukire. Imana ibongereho ubwiza n'igikondera.